has been long. Cyakora. Bororoda. Umva. Iriya modoka urajya kuyikoresha. No, burara kizuga amatara no biye. Sasa. Uziko ari wa. Yabonaga bari kugendera ku miza. Iniraga. Genda banje magarari ya hepfo. Ndabanza ngo Ninjye ushinzanye ninjye utwaye. Neza hanganda birenga nishwi akubugore karaje. Ndaparika ku ruhande. Ndaparitse neza bishoboka. Urangushije no kuri Imana. Oya ni mwa focus ni nk'izi Nese ubundi ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko. Najyaga nyigisha kurasa. Honest. Ubundi kubikora nkajya ndi sniper. Oya papa njyaga nyigisha kurasa. Yaguma pistol. Turumba tangiye bari mu musozi rikaza iketa ryidunda rigakura. None aka ninde wagati ko kagodamye. Nyine bisobanurire. Hari ukuntu ibuye riza. Wenda nk'ikintu kitopfuye cyangwa umuyaga ikaza iketa rikubitaho kiketa kigura. Ntabwo ryageraho hano. Ryagira ni amabuye. Agenda yitoromboza ryakubita kurindi ikidunda. Wambwiye ibintu byinshi by'ukuri ariko none urambeshye pe. Oya ntabwo. Kandi ntabwo kuzaba mushoramari. Ubu ngubu. Ese ntabwo urako cyakomeretse nyine. Nyina nibuye ryaje rigakubitaho. Kigahita cyangirika. Nta muntu urahurira aha ngaha kuko babibujijwe. Cyangwa cyapfuye batarakiza hano. Oya. N'abashoramari ntabwo bakemera ko mu bintu bagiye gukora. Ubuse hano ko ndahakomeye ndanyura he? Azamukanga. Aho unyuze. Ku cyambaye kamambirisi. Yewe. Mambyutse. Ntabwo nahita witamo. N'izindi ruheto. Wanyweye iki ukima kubyuka? Igikoma. Wansigiye se? Wajya mu rugo ngateka ikindi. Aho ugiye kumara inkwi n'amakara. Nta kibazo ariko. None si umuntu aje kugusura. Ese ko duhuye mu nzira uzi ko nzibuze gusura? Ariko umuntu arayiteguye n'igiti aho yiteguye Imana. Hano ko bahurira bahaza se? Abo bashyitsi bari munsi bashobora. Nta kintu Imana nyine bigufashamo. Mu bashyitsi nyine ukabakajya babona icyubaha. Ubuse ko ndeba twazamuze cyane. Hariya epfo ndashobora kuhamanuka. Wazamutse nyine Imana yawe gushoboza. Wagira ngo turi hejuru y'inzu. Oya. Nta modoka zango imana tugeze hariya. Imodoka? Cyangwa moto. Nase iyo tekinoloji ntabwo iragerwaho. Nasi imihanda inyuramo iki? Imihanda? Ine? Bazaga gukora umuganda kugira ngo urabwira abasirikare nyine bamanukane sibyo? Ntabwo byagiye. Se muziranye? Oya. Twatuziranye Imana ntabwo nziranye n'abasirikare kuko weho kubera uri umushoramari uzwi. Ntabwo nzwi. Ubuziranye n'abantu benshi. Nta nubwo ndi umushoramari. Kandi duriye ku musozi. Duriye ku musozi. Kandi wombwe ngo umwengenye. Ndeje ntagira amafaranga. Ayo madolari se? Niba utagira amafaranga mu madolari n'ibifata. Aka nako bamwe nanjye nabuza nkavunjisha. Kandi wowe kandi uzwi wowe.
njya no hanze. Okay, ubwo rero ntacyo umariye. ntacyo mumara Ubu ndamanuka gute? manuka urafata inkoni Ariko hariya n'umusozi watengutse sibyo? oya hariya bagenda bagakuraho amabuye Hareshya kuriya hose? Habiri hose? hariya hirya hano amabuye bakuramo bahita bajya gukoramo imicanga na komasi hariya hasa nkaho n'ubundi hari umuhanda usa nk'uzamuka hirya gutya hariya mu biti? Si hariya se nyine? ufatiye muri kino Aha niho ndahabona. Ni hari uruganda? ahangaha niho waba uri kuhareba neza. Okay. Imicanga irarutse bakoramo umucanga na komasi byarangiza bakayishyira ku isoko nyine. Ntabwo bajya bakoresha abana se? Ko ari amakosa? Umwana ntabwo aba yemerewe gukora akazi. Umwami agomba kujya mu ishuri sibyo? Akazi no. Aketse umuntu ugiye ibyangombwa. Ibyangombwa ni ibihe? Irangamuntu. Afite diporome. Okay. Afite n'uruhushya rw'akazi bamuhaye. Imyaka ingahe? Biterwa n'imyaka nyine biterwa n'imyaka wenda. Igomba kuba ingahe? Igomba kuba ingahe? Ababa bemerewe gutangira akazi baba bafite 18. Okay. Ujye ubwana n'abandi rero ko nta mwana mewe gukora akatatoza imyaka y'ubukure. Sibyo? Sawa. Ko ndushye? Nyine. Haracyari urugendo runini? Twiruke cyangwa tugende gahoro? Utansiga. Utansiga. Sibyo? Iyi mvura se warayumvise? Njye numvise umwakuma. Yo ku manywa? Yaguye guhera gusa. Yaguye ndyama. None se hano ko mbona mugenda mwateba si mwebwe? Ni abantu baje gusenya nyine. Dori. Ndabacyangira. Kikiri gitoya? Kino si cyitwa makurata se? Si makurata? Oya, iyi ni Maiden. Maiden? Niyo makurata. Si kimwe gihumura? Oya. Inuza ntago. Fata gabibume ko adahumura. Hagari. Iyi ni Maiden. Makurata ni iyihe? Icyo kirimo hariya mu bice by'ishyamba ry'abaturage hariya hepfo. Bayimaze iki? Ni umuti. Uvura iki? Wambaza ibintu byerekeranye n'imiti ya kinyarwanda. Ntabwo ubizi? Ivura imitsi, ubuhumekero, ibintu byinshi cyane. Okay? Agaze twakarangije. Sibyo? None nifatiye umuhanda ngende nze kugaruka hariya. Ko kumanuka hano ndabona bigoye pe. We reba ukuntu hameze. Hano hari umuhanda hano wakugeza hano ndawategera. Ariko kumanuka ntabikomeye wazamutse nawe yakongera. Oya kumanuka amano yabyimba. Kuzamuka yoroshye kurusha kumanuka. Uzikana wajya hano kuzamuka ikirunga. Karunga sitafanga nambika. Usura zamuka. Aha se? Nose wazamutse harenze hano. Yewe. Ni henshi ahantu twabaga i Rusizi. Cyangugu? Si Cyangugu se? Wavuye Rusizi? Mwavuye Rusizi muzi n'aha ngaha? Hari ahantu habaga ishyamba bita Cyamudongo. Habamo n'inyamaswa. Igihe twajyagayo tukazamuka ahantu nyine hatari inyamaswa ariko
Okay. Yewe nanjye naje gukora siporo. Abari hariya hepfo uravuga iki? Batarabyuka. usanga wenda abo iwabo Bayikorera mu gitanda se? bafite gym. Kandi twazanye gukora siporo. Hoye mwaje gutembera. Mbese kubera ko njye ubona nabize ibyuya. Wenda uri gukora siporo. Abandi bararyamye. Ariko wowe ufite inkoni njye ntayo mfite. Nimbisha kwayifata. Oya ni yawe. Niyo banshakira iyanjye. Ajyaga. Nahise umuhanda uri he? Nguranga. Uwa mbere. Tukagera kwa kabiri. Okay. Ndetse umuhanda sibyo? Turamanuka twiruka. Tuzenguruka Karuma. Nuko ujya Karuma cyangwa harandi? Urabanza ukagera. Umuntu agira akazi hano. Isoko riri hirya. Bita Mugashyushye. Inkuru nziza. Aha. Kwita umanuka igihugu. Washaka kanyuriza panike tugwa hariya mugashyushya. Sikurese ubwo? Ya ni kure. None se nkubaze. Hariya mbe ko yitwa nde? Mana yanze yindi. Bino biti ni ibyande. Ibiti? Ni ibya leta. Leta ninde? Leta ni buri muntu wese uba mu gihugu. Ninde wabiteye? Biterwa n'abantu bose baba baje nko mu muganda n'abafu na hamwe baba bafite ubu nyine aba ari abayobozi bakaza gakora umuganda akatira. Wowe rero sibyo uzaba meya kuko ufite vision sibyo? Wowe uzabe meya. None se bano uvuye gusenya abana ntabwo wangiza ishyamba? Baba baturaguye cyangwa baratema akaza kubifata byumye? Okay. Aho byaba ari sawa. Aha. Yaba nkahariye do. Kera baragitemye. Ninda wabaye uburenganzira bwo kugitema se buriya? Yemwe bana mwe. Muvuye gusenya he? Ko mwagiye kure se? Na? Kuki mudakoresha gaze? Ntabwo muri abakiri? Aha. Mbuze icyo nsubiza. Tujye gusenya se? Wese ko wabishoboye kandi uri umwana? Mama, tujye gusenya? Ntabwo birumye ibi ngibi. Nibyo? Ese ko nta mugabo ndebamo? Ego ko. Mama, nawe n'umwana koko? None. Naramutse. Umva ubwo umugabo waramutse. Ubwo umugabo ejo. Agura gaze. Nawe oya he ku mwana ahubwo. Sibyo? Waye ku mwana aze ajye gusenya. Okay, twigendere rata. Ariko twihute noneho, sibyo? Twaganiriye cyane de twatinze. Wikwiruka. Ntabwo nabishobora. Yagafite imyaka myinshi ntangana nawe. Ubona afite nk'imyaka ingahe? Aha. 60. None se wabwiye n'iki ko ndumukire? Ko duhereye mu ishyamba kaba nta modoka mbonanye ndumukire gute? Nk'iki se?
maso harimo iki se? Iwanyu muraragura se? Aha. Okay, wa muhanda ntaho turabona ariko. Uri he? Uramwe ngo naho imbere kandi tutarahagera. Ntawo. Uwo. Ndabyemeye none. None se umuhanda ujyaho mu ishyamba hagati nta n'amazi ahari. Yego mu muhanda mu buse hacamo imodoka. Gusa azo bakoze umuhanda w'iki nta modoka ishobora kunyuramo. So ubu ngaho mbwira tumanutse twagera hehe? Twagenda tukagenda tugaruka ku nkuru nziza. Aha, uyu ni uwa mbere. Dukora iki? Tuzamuke cyangwa tumanuke? Tuzamuke ni muri bishaka. Ubwo se tuzongera tugera epfo ko ari kure. Ntabwo ari kure ahubwo. Uzi ko wagira ngo ni ikirunga tuzamuka? Ubukwe bwo bwa mbere aho haje uzahaye twagenda n'iminota 5. Reba ni ukuri. Angaho ubishaka wamanuka iminota 5 ugeze hariya kwa Steven. Wapi. Ndumva narushye. Ahubwo waza kumpeka tumanuke. Uranshobora? Niko. Imana. Uri umukristo usenga ihe Mana? Nsenga uba Katolika. Ihe Mana nyine? Imana imwe. Yitwa ngo iki? Bayita Yesu Kristo. Okay. Ibigirwamana ni nk'ibihe ubwo? Bimwe mu Buhinde basenga, bimwe na bimwe bita Krishna. Ibindi byose baba bafite babasenga. Hakugira amafilimi y'Abahinde. Sibyo? Krishna, izindi ora ni izihe? Hari n'indi mana bita Duruga. Ikindi kigirwamana bita Duruga. Ikindi bita Rada. Ariko umunyabwenge pe. Ndakwemeye kano gati tubuki. Iyo ni neza ni burakati. Bino byose urabizi. Ibintu byose biri ku isi ntabwo ariko wabi. Bandavuga no biti byose. Aho tugenda tugiye kwa muhanda wa kabiri. Nta wa gatatu urihuze? Wa gatatu urahari? Ni ugenda n'imodoka. Turagarukira hesu. Nda tugera kwa gatatu. Nazasanga baransize. Kandi turamanuka wenda iyo uvuye nko kwa muganga. Umanuka rino shyamba. Bari manuka iminota nka 30 umuntu wihuse nta kintu afite kimutangirira mu nzira. Iminota 25 abageze hariya hepfo. Okay, ubu aho twavuye kwajya betwa iminota ingahe? Tuturutse. Amanuka nk'iminota 10. None ntabwo twagiye mu cya kabiri. Ikintu kigora kugera ku muhanda wa mbere. Uyu? None ubwo? Handi ho tugiye tuzamuka tunyura muri zino burakati. Tugenda tuzamuka urugendo rw'iminota nka 20. Oya. Turi kugenda gake. Ni myinshi. Ubwo ni kure.
abandi bavuye gusenya. Abandi bavuye gusenya. Ko ari benshi se? bakoze nk'agatsinda bakaza gusa. None se barimo barajya he? Bari kujya aho ngaho y'urugendo nayo ndi kukubwira. Okay, tugiye kujya mu muhanda wa kabiri hanyuma tumanuke, sibyo? Sawa. Kubera ko na baba ndi bakiryamiye, tugende tujye mu zindi gahunda. Ko twaje gukora camping kwa Steven, sibyo? Ariko Steven ntabwo namubonye. Araza kubareba. Abaho hariya se cyangwa abi Kigali? Steven ntabwo wamenya hano. Wenda nk'umugore niwe wabimenya. Kuko afite muri make ni umushoramari. Nase we wafashe iwanyu mu isambu ugakora nka kariya twaya tuza kuharara. Ngewe kare naruzuza ibyangombwa binyemerera kugura isambu. Oya, nose nta sambu iwanyu mufite? Kwijyako niyo mu rugo ntabwo ari iyanjye. Nyine ubabwi. Nta n'ubumenyi mfite buhagije. Oya, uragenda ukora akantu nka kariya ukopere. Oya, gukopera ntabwo ari cyiza. Umuntu akora ikintu yatekereje ntabwo umuntu akorera ku ruhande. Okay. Umuntu agomba gukora icyo yitekerereje. Uransinze. Akamari mari wakazi se? Kari he? Mari. Akamari mari. Cyo dufite umuguru. Ako ingise. Nakwereke? Aka. Ya kimari twege tuzi ntabwo ari mwene ingi. Bagakoresha iki? Mari yo bayikora mu giti. Bagakora n'umutapizo. Ariko nakora akazi ko bagakoramo akamari mari. Aka. Uzi wakaraga se? Gutya ngo. Uragakaraga nuko hano hatarambuye. Uragakaraga kakikaraga nyine nuko hano hagiye harimo imikuku. Harimo kandi kazi gute mujya mukabaza? Ukabaza mu giti. Ukagakubita? Gakora umucapizo hejuru ugashyira hagati. Agakubita nyine kakikaraga. Ako ntabwo ujya ubikora? Ntabwo ujya ubikora? Turabikora ko ubu ngubu atari mu mpeshyi. Ntabwo unyubusa wabikora ukarikaragira aho turi no ku masoko. Ubusa nta manukamo amazi? Aramanuka avuyije. Menshi? Iyo imvura yaguye? Okay. Nta nyamaswa zibamo hano? Iyo ubona bari nyine wenda. Nk'inkende? Inyoni ntabwo zikunda kugaragara kuri kano gasozi. Zigaragara hariya hirya mu mukara. Zirya iki ubwo? Zirya iki? Jya konera abaturage. Mwagiye muzigaburira se? Yiryoshyeje munazijya. Mwagiye muzigaburira? Nyine. Abayobozi ubu wasanga bakiri kubyigaho. Baze bazingira ibyo zizajya zirya. Usa n'umuyobozi? Uzabigenza gute? Nyine umuyobozi. Kugira ngo inkende zibeho n'abaturage babeho. Nazajya nzano nkazishyira muri pariki cyangwa nyine ahantu habugenewe. Nkazishyira ibyo kurya zirya imyaka bazitererana imyaka zirya. Uri umunyabwenge ndakwemeye. Mpamvu badapfa kwinjiza umuntu wese ubonetse. Hano bajya bahaza se? Baraza bagarindamo umutekano. Abatekamutwe? Ayo se n'amazi yanyuza? Ko yari menshi. Kuri ibyatsi? Ubwatsi bwaryamye? Kuri ubwatsi bwaryamye gutya? Kwaka niho none imvura iragwa nyinshi ku buryo byasemwe twabonye kiri. Izajya rimanukaho amazi agashira nk'iminsi nk'ingahe irikiri kumanukaho amazi. Isenga ni irihe? Ni ko nyate hepfo. Aho se ibi byose n'amazi hanyuze? Imvura se yaguye ryarira? Yaguye ku manywa irimo amahindu. Waya ninjoro ahubwo? Ninjoro se burera yarimwe. Yaguye ku manywa. Wareba ukuntu hano hameze?
ko y'ubwatsi buryama gutya ni hatari ni hatari pe mu kwa kane ngo ari ibindi yatwara n'umuntu tontu ko mugenda mwangiza ibiti abasenyi uza kizakura kino giti niba nkuye bazaza nyine ubwo to yagiciye ntago kizamera kandi ntacyo kimaze ari urugomo nyine abantu badakora batagira urugo okay bajyaza nyine bakabikiniraho bakabituma iyo mvura dore hano ukuntu yaronze ibyatsi aha ngaha harado reba do wagira n'umuntu wabirunze dore n'amabuye hari ukuntu yarunze siko yari umuntu wayarunze hari amazi amanuka akayarimbura mwiremo hano akamanuka havuyemo ibuye aho ngaho n'aho ngaho aha ubu se ntibanyagira iyo muvuye piriya ese ntabwo ujya unyagirwa imvura wowe ngewe nyagira kitunda n'amazi yagiye ubuse nk'ibe ryagiye he n'iri wasanga hari n'igihe aba atari n'iryo ngiryo ryo akaza ahita yamananukana vuba ahita irimanukana ahantu hose dore ukuntu hano habaje havuyemo ibuye sibyo ni iri ngiri dore okay yaciyemo inzira ahantu hose aha ngo kugira ngo kigenda kizingazinga kigenda kigana biriya bintu bibyibushye andi hananutse biba byagenze bito kugira ngo bigende kuri baba baragiye bagitemagura rero n'agasohokamo y'amazi arimo imbere akagenda nyine byipfundika nta kindi utazi ngo njye usobanurire nta muntu nta kintu umuntu aba azi ibintu bike ku bintu aba yifuza kumenya nkanjye urabona nshobora kuba nzi nk'iki ibinyabuzima ubumenyi bw'ikirere imibare urabona nshobora kuba nzi nk'iki ushobora kuba uzi nka mate urimo gutanya na rimwe ukabyara kabiri iwacu n'ibindi imibare ntabwo kuvuga ngo wenda ngo ni uko ngo imibare ngo kuvuga rimwe ngo kubitera okay njye rero nizi ikoranabuhanga sibyo hanyuma niga n'amashanyarazi niga n'ibijyanye n'imicungire y'umutungo sibyo ubu ushaka waba kontabure ndashobora kuba kontabure nshobora gukora ibintu by'ikoranabuhanga sibyo nyirabowari ishobora kurikora nabikora sibyo hanyuma n'amashanyarazi aya ngaya reba bita bya cash power insinga ibiki gukora imibare yabyo ngakubi kwa muganga ni kwa muganga ije ari hejuru sibyo yaba ya anteni itangiye kubura kubera igihu hariya hejuru nabibonye hano hahora igihu hano hahora igihu sije ari hejuru se ntabwo hahora igihu ari imyenda ku kure y'ikirere okay haramutse nongo iya niyo nzira yonyine igera aha ngaha iriya ko itagaragara se ushobora kuba wajya kunyura nongo ugakatamo uriya ukaza gutandukamo n'umuhanda tugaca muri wa mukoki n'uwari umuntu ashaka kunyurira kure yanyura muri wa muhanda wa mbere hariya
Okay. ugakata muri wa muhanda moto ziri gukatamo Nahise hano ko nta barwayi bahari. abarwaye Mm. bafite ahantu nyine wenda baba bari kubitaho Cyangwa haracyari kare. oya saa ku isaha kwa muganga ntabwo bavuga ni kare cyangwa ngo burije saa ku isaha barakora. Okay. None se ko nshaka gutura inaha ngaha wanshakiye aho tugura ikibanza. inaha kubera ntamenyereye inaha Kandi ari iwanyu. inaha ijari Eh. oya twebwe iwacu ni n'izindi yapfo Igihogwe. Karenge Karenge. wazi muri kumwe niko Karenge Okay. mu kagari ka Nyakabungo Mm. mu murenge wa Jali Mhm. mu ntara y'umujyi wa Kigali. Rero urumva ko Ariko muri make rero tugiye kunyagirwa. imvura Mm. ntabwo bijya bizinduye Ubu ntayo. ahubwo ubu ngubu Eh. ibi bintu biba biri gusubiza imvura hejuru biraza ubutaka kwa kundi ibyatsi biba bikiriho urume Aha. no ku itaka hatose hakavamo wa mwuka nyine uba umeze nk'aho ari imvura ukazamuka ukagenda ukikusanyiriza hejuru mu kirere akongera akavuga n'indi mvura. Okay. Ariko ibyo byose wabyigiye buriya. Reba ya antene ntigaragara. Wabonye ko igaragara igice kimwe. none yindi yo twe turi kureba nini yo hirya ntayo nta Ibicu byayipfutse. kwiga ntabwo umuntu avuga ngo yigiye ngo ku muntu umwe ikintu cyose ugiye ubona cyangwa wumva ku muntu ikintu None se mwarimu yakubwiye ko uretse hano ku isi ahandi haba iki? ahandi Mu kirere haba ibindi biki? mu isanzure None se inzu kuki bayivanye mu muryango? iyo nyine nta bantu bakibamo wasanga barimutse Bakora mu muryango? urabona ko n'inyuma hose basenya. Oya none se nyirayo yagiye hehe? nawe hari igihe wenda we yaragiye gushaka ubundi buzima ahandi hantu Agasiga asenye se? agahisiga nyine ahasenye bimwe na bimwe babikuyeho kuko Nibyo? nta bantu nta bajya bapfa gukodesha kabikuru nyine kabiwe nayo n'igihe Iyi miravumba yose se? imiravumba nyine abantu iyo barwaye bumva bafunganira bayica bakayotsa bagashyiramo n'umuyenzi. Umuyenzi? Ariya amata y'umuyenzi? Barawutwika na nyine bakawukamurana n'umuravumba cyangwa bakawuhekenya. Ariko nta muntu uhabaduha. Barimutse? Bagiye bimuka Cyangwa barabaguriye? basanga nta bamwe ndetse n'abantu bose bagira ngo barimutse. Turi na hano. Umva yambura ngo iragarutse. ubwo aba atazi ikintu igihe kiba kiri gukora niyo mpamvu wasanga baba banabizi ko nyine atarabihaye agaciro ko kuguma babifite muri mayindi. Gusa nta muntu muri iyi nzu. baba baragiye. Okay. Ubusa habamo abantu ra? Aha ngaho barabamo imbere banacururizamo n'abandi baracururizamo. Noneho barahombye. Asanga Kuki bacana amatara ku manywa se? asanga baba bagiye kuzimya amatara Kandi bwakeye. None se si bamara umuriro? umuriro nyine hari ukuntu nawe ubyuka imyenda amatara yose yibagirwa kuzimya iryo mu cyumba. So nubwo turangije urugendo rwacu aho twagendaga sibyo?
hazarimo umwobo hariya abapakiye muri iyo bihuru ahantu bajyaga kusengeramo se oya isenga se yitwa ngo iki